Biba byiza kuri wowe wese mukorana na Click Rwanda, ubu ni uburyo bushyashya rero bwo kwinjira ku rubuga rwa Click Rwanda cyangwa se bwo kwiyandikisha, waba uri umucuruzi, waba uri umu agent, waba uri umu influencer cyangwa se waba ushaka akazi. Rero uraza hano urabona turi muri rw'ikinyarwanda, ushobora no guhindura ugashyira mu rundi rurimi ukanze hariya ku kadarapo, umara gukanda ku kadarapo hahita hazamo indimi: icyongereza, ikinyarwanda, igifaransa. Reka twikomereze mu cyongereza. Niba turi mu cyongereza urabona hano handitse login, urakanda kuri login bahita bagwitishamo. Dufite options zigera muri enye. It is easy to sell online by using Click Rwanda. Register as seller and put your products in front of the thousands of customers and increase your visibility. So hano baragwitishamo gukomeza nk'umucuruzi, kwiyandikisha nk'umucuruzi nk'uko tubizi kuri Click Rwanda, ucururizaho cyangwa product zawe abantu bakazisura bakaba bakugurira, ukaba wagura package yo kwamamaza kuri Click Rwanda, ibintu byawe bikagera kure. So iyo uri umucuruzi rero uraza ukikanda hano handitse continue as seller, wamara ukanda continue as seller urabona baragusaba gushyiramo imyirondoro yawe niba usanzwe uri umucuruzi. Aha ni ku bantu basanzwe bakoresha uru rubuga. Ku bashyashya rero mwebwe muraza gukora sign up hano, kandi sign up ushyiremo amakuru yose asabwa hano, narangiza ukore sign up hano. Hanyuma aha ni ku mucuruzi. Ku mu agent naho at register as agent and earn between 50% up to 100% of commission. Yandikisha nk'umu agent wa Click Rwanda, ujye uhabwa 50% kugeza ku 100% ya komisiyo. Dufite pati ya commission. Hanyuma ukande continue as agent, ushyiremo za credentials za ya myirondoro yawe. Niba udafite account ukanda sign up, kore account y'umu agent, nabyo bibe birarangiye. Hanyuma twizere ko ibi bice bibiri, continue as job seeker, find your dream job, get exposed to several companies and that work with Click Rwanda and land your dream job. So ni ukuvuga ngo aha ngaha ni hamwe umuntu ushaka akazi yiyandikishiriza, kuko dufite options zigera muri enye. Dufite abacuruzi, dufite aba agent, dufite abashaka akazi, dufite n'aba influencer. Hanyuma hano iyo numara ukanda kuri job seeker, you will see that sorry coming soon. So ni ukuvuga ngo job seekers, iyi login ntabwo iraba irarangiza gukorwa, turacyari muri development yayo cyangwa se muri maintenance yayo, hamwe na influencer, ariko nazo mu minsi mike ziraba zamaze kuba well, uburyo umuntu azajya abasha kwiyandikisha. So kuri ubu rero ni aya mahini, izi mpinduka zabaye mu buryo bwa login.